ukurikira YouTube channel yanjye yitwa Isi Yacu TV. Nkwibutsa niba utakanda subscribe isoko mu Rwanda kandi like comment byawe kuri uyu munsi ngiye gukomeza mu ikoranabuhanga. Ese uno munsi tuganira kuki? Hari ukuntu uba ufite smartphone wenda uwo munsi ukaba wagize ikibazo ntubone megabyte cyangwa se internet yo gukoresha ku mbuga nkoranyambaga. Ese wabigenza ute? Ntabwo ndibuze kubwira kuri megabyte, ahubwo ndaza nkubwira uburyo ushobora kwishaka iyo network atari ngombwa ko wayiguze. Hari ukuntu ujya wenda nk'ahantu wajya ukabona hari wifi nyinshi cyane ariko ukagira ikibazo cyo kuba nta password ufite. Ese wabigenza ute? Hari ukuntu ngiye kukubwira ushobora gukoresha ukaba wamenya password yose ya wireless ugezeho. Ega ntube ari ngombwa ko wakoresha megabyte zawe. Icyo gihe ni ukuba uri bukurikirane iki kiganiro uri kumwe na DJ Bayingana ku Isi Yacu TV. Kazi. Hari uburyo bwinshi bugera ku buryo 9 wakoresha ushaka zino network, cyangwa se ugira ngo urebe ko wakoresha iyo network azi password cyangwa se atari ngombwa ko bajije umuntu. Duhere ku buryo ubanza bita guhakinga router ya WEP. Ese ukorwa gute? Ubwa mbere hano phone yawe igomba kuba irawutinze, ntago ari buri Android phone cyangwa Android tablet yose yabasha guhakinga WPS. Iyo phone yawe igomba kuba ifite chip ya Vodcom BCM4329 cyangwa BCM43SAT kandi igomba kuba irawutinze. ROM ya Canogen yaguha amahirwe menshi yo kubasha gukora bino device zizwi cyane ko zashobora Nexus 7, Galaxy 1, Galaxy S2, Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5 cyangwa se Galaxy Y, Nexus 1, Desire HD, Micromax A67. Izo ni telefone ushobora gukoresha buriya buryo bwo hejuru kugira ngo urebe password iyo wireless ugezeho ariko wifashishije WEP. Bwa kabiri, downloadinga application yitwa BCMO. Nurangiza uinstall, igufasha gukoresha monitor mode kuri chip ya Vodcom ariyo y'ingenzi kugira ngo ubashe guhakinga wireless utazi password. Programu ya BCMO iboneka kuri Play Store, ni ubuntu, si ngombwa kuyishyura. Uburyo bwa kabiri ushobora kwifashisha ugira ngo uhakinge wireless ukoresheje WEP. Uburyo bwa gatatu, fungura BCMO. Nurangiza kuinstalla iyi BCMO fungure, nikubaza ngo install firmware and tools, kanda enable monitor mode, wongere ubikore. Nibyanga ku nshuro ya gatatu, ubwo phone yawe iraba itashobora gukoresha iyi application. Ni uburyo bwa gatatu ushobora kwifashisha uhakinga password ya wireless ukoresheje WEP. Komeza na BCMO terminal. Iyo izafungura terminal twagereranya niya Linux kubayizi. Noneho wandike airdump uhite ukora enter. Iyo airdump izaloadinga ihite ikujyana kuri command prompt. Nanone andika airdump run 0 ukore enter. Ubwo ni uburyo bwa kane ushobora kuba wakoresha uhakinga ya wireless. Nkwibutsa ko ubu uri gukorera kuri WEP. Uburyo bwa gatanu rero, hitamo access point ushaka guhakinga iyo wireless. Uzabona urutonde rwa access point zose ziri hafi aho. Aha uzahitamo access point ikoresha uburyo bwa WEP encryption. Ni uburyo bwa gatanu ushobora kuba wakoresha uhakinga iriya wireless. Tutarava kuri ino ngingo, kuri iyi ya gatanu ivuga ko uzaba ufite access point nyinshi cyangwa se wireless nyinshi zaje muri telefone yawe. Icyo gihe uzahitamo kuko arimo iziba zidakoresha WEP. Kwa no kureba izikoresha WEP ku buryo wayifashisha uhakinga ya wireless.
Uburyo bwa gatandatu, reba neza ko MAC address zigaragara. Iyi ni MAC address ya router, yandike neza maze wandike n'umurongo iri gukoresha. Urumva hano ubonye MAC address ukaba wayandika neza ndetse n'umurongo ikoresha kugira ngo ubashe kuba wagera kuri password. Tangira scan uwo murongo. Aha uzatangira kwiba cyangwa se utwara amakuru arebana na ya access point. Nyuma y'akanya uzasabwa noneho mu guhakinga password. Uburyo bwa karindwi, tangira scan uwo murongo. Aha uzatangira kwiba cyangwa se gutwara amakuru arebana na ya access point. Nyuma y'akanya uzasabwa noneho guhakinga password. Andika hello dump channel bs side, shireho ya MAC address output kore enter. Aha hello dump izatangira nayo kwiba cyangwa se gutwara amakuru, uzayireke utegereze irangize. Hindura channel ushireho umubare w'umurongo access point iri gukoresha. Nk'urugero simbuza MAC address ya router, urugero 00.0A.90.9D.68.16. komeza uscaninge kugera igihe ugiriye byibura packet ziri hagati ya 20,000 and 30,000. ubwo ni uburyo bwa karindwi ushobora gukoresha ya WEP hackinga password. Uburyo bukurikiye bwa munani, hackinga password. Noneho aha noneho niba packet zawe zagwiriye, fungura ya terminal yawe wandike aircrack output cap ukore enter. Ubu ni uburyo bwa munani ushobora kuba wakifashisha hackinga password. Bwa cyenda, andika password mu buryo bwa hexadecimal n'ibiyiranga. Hano noneho byarangiye password yabonetse, igisigaye ni ukumenya kuyandika. Nuya kuyandika ukuremo utumenyetso kwa double point, for example 12.34.56.78.90. wowe uzandike gutya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ni ukuvuga ngo uzakoramo ziriya double point ihita ihinduka imibare isanzwe. Izo nizo zizaba zibonetse nka password y'iyo wireless. Bivuze yuko ukurikije buno buryo bwose 9 nta wireless n'imwe yazakunanira. Bega nubwo bakwima password nta kibazo wagira. Tuzakomeza rero mu ikoranabuhanga kuri uyu munsi ndimo nkuganira uko wahakinga password igihe wayobewe uri nko kuri point hariho wireless. Buriya byaba ari ngombwa kuba wabaza bagenzi bawe rimwe na rimwe ukakwihorera cyangwa se bakagusuzugura. Icyiza ni uko wakora bino bucece. Nkwibutsa niba utarakanda subscribe bisabwa no kuyikanda, ukandike comment, igitekerezo cyawe giha agaciro, kandi ubaye bakunze video zacu washaringa ku nshuti zawe, ndetse na comment yawe irakenewe kubyo twazakuganiraho ubutaha. Mwari kumwe na DJ Bayingana kuri Search TV. Ciao ciao.